hari ibyamaze gukemuka ariko kubona rwose umusangiro nawe uhari. Oyo none se koko warahunze? Ntabwo nahunze nk'uko abo ngabo barimo kubivuga, gusa abanyarwanda bari Kampala, abanyarwanda bari Nairobi bose batuye barahunze. Ngaze kumbwira ko tutazongera gusangira se uko udafite ubwo bwisanzure bwo kuza uko ushaka? Of course, iyo nanjye niyo mpamvu mubwiye ko ntihagira ibikemuka tuzongera gusangira, n'ibidakemuka ntabwo tuzongera gusangira. Ubu status yawe aho urimo kuba Uganda ni iyihe? Ni ugutembera, ni ugucuruza, ni ukugira gute? Oya, status yanjye hano ni ndi mu kazi. Mu kazi nk'uko Oswakim ubu bari mu kazi Kigali, ngiye ndi mu kazi Kampala Uganda. Ubabwira yago ejo ndi rugo rufise indirimbo umugambi w'Imana suweje nyitega amatwi mu buryo bwawe bwa voko bwa kapera, ndavuga ni wamuha hungu n'umuhanzi kabisa. Abwo babizi ariko ubwo mwe mwabibonye, asante sana, may God bless you, bari bambaye kabisa. Hanyuma kuri iki kiganiro umuvugizi wa RIB yahaye Karinijabo? Oya, ntabwo nigeze nyireba, gusa utuvideo duto na duto nagiye mbona bamvugagaho, tuvuga ku bijyanye n'ibyaha ndegwa, tuvuga ku bijyanye na kesi yanjye, ariko ntabwo ikiganiro cyose ku buryo nakubwira ngo narakeye. Icy'ingenzi kirimo ni uko umuvugizi wa RIB avuga ko wowe wahunze ubutabera, wari urimo gukorwaho iperereza ku byaha biremereye. Ni icyo bavuze, ubwo wagira icyo ukikomozaho? Njyewe nakoze statement kuri Twitter, abantu batangiye bamenye ko Instagram na Twitter ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zitarimo Facebook banabimenye, ariko mbivugiye muri iki kiganiro bamenye ko ari njye ukoresha izo mbuga. Baranditse hariya ni njye uba wabikoze, uretse bihisha mu dukonte tutari utwabo bakaza bakagira ibyo bapostinga, ariko njyewe ni njye uba wabipostinze. Rero napostinze ku munsi w'ejo, napostinze mvuga ngo I am really sure ko ukuri kuzatsinda mu izina rya Yesu. Sinavuguruza urwego kuko ndarwubaha, ariko kuri kuzatsinda kandi muzayibonesha amaso yanyu mu izina rya Yesu. Sinahunze igihugu, ahubwo nahunze agatsiko. Big energy stand up. So ibi rero nabyanditse ni nk'aho aricyo gisubizo nshobora kuguha kano kanya. Ngewe urwego rw'ubugenzacyaha RIB ndarwubaha, yego, nubaha inzego za leta aho ziva zikagera. Sinshobora kuvuguruza umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha nkamurangira, sinshobora kumuvuguruza ngo nze mvuge ngo ibintu yavuze ngarabeshya, ngo ibintu yagize gute. Ariko nzi neza yuko ukuri kwanjye mpagazeho, nzakomeza nguhagarareho, sinzigera nkuvaho. Umva yago, niba izo nzego zubaha kandi wemera ko zikora neza, ntabwo wagombye kuba warabaye ugiye, ahubwo wari wagume iryo perereza rigakorwa. Wari kumaze impamvu ahubwo nagiye ntabwo ukwiye guhita utangira kurimvisha uburyo ntari kugenda kubera ko inzego nzemera. Wari kumaze impamvu nagiye. Uburyo bwo kuganira bwa gitangazamakuru bwose urabuzi, kandi urabizi ko mbubuzi, ubwo nabwo uri muri ubwo buryo. Subiza nta kibazo. Oya, uburyo urimo kubaza, ariko mujye mwibuka ko mfite jeans 50 z'itangazamakuru, nkagira jeans 50 zo gukora umuziki. Ibibazo ari igihe umuntu akubaza ikibazo, yego, ukumva intention yacyo. Rero n'icyo kibazo umva yago, twaye kujya mu kwiga gusubiza nta kibazo n'ubwabyo ntago ari ngombwa. Wowe mbaza ikibazo wishaka ahubwo kunyumvisha ko ibibazo byawe mbizi, cyangwa ngomba kuba nifite ibisubizo ushaka n'ibyo ngomba kuguha. No, wowe mbaza ikibazo. Reka nsubiramo kiriya kibazo kandi ndagisubiramo kuriya, kuko ni nayo ni journalistic style cyangwa se interview style, technique d'interview. Urabona, uravuga ko inzego uzemera, uzubaha, ntabwo rero wagombye kuba warabonye iperereza riri gukorwa ngo uhite wambuka. Wahaguma kuko uzizeye ko uzabwa ubutabera, hanyuma urubanza ngaho nanjye kubera ko wicaye mu kiganiro cyawe, reka nkubaze. Nta kibazo, njyewe ni freestyle mbaza. Handitswe ko nari nkurikiranyweho ibyaha biremereye. Yego, ibyaha biremereye mu Rwanda tugira n'ibihe? Si ukwica, icyo si kimwe mu byaha bya mbere biremereye u Rwanda tugira.
none se nishe no kugambanira igihugu. no kugambaniye igihugu nagambaniye iki igihugu nagambaniye nde niwe muntu nagambaniye mu gihugu ku buryo bwo ngo haraho nagaragaye ngambanira igihugu urafite ubwo buremere niwe bwatumye wambuka rero. ndakubajije nawe banze unsubire Oya ntabyo nta gihugu wagambaniye nta n'umuntu wishe uko nitekereza. hari umuntu nishe umva yago ibyaha mu byaha ukurikiranyweho ibyaha biremereye rero bivugwa yego ari nabyo byatumye nashaka kuvuguruza umuvugizi wa RIB kugira ngo ibyo byaha biremereye nkurikiranyweho hakomeze hakorwe iperereza kandi koko hazarebwe ko ibyo byaha biremereye byanditswe bikurikiranyweho. Ibyo byose nibyo na mpamvu nanditse iriya post ndavuga ni bizarangira ukuri kugaragaye. Ukuri kw'ibyo naburaniraga cyangwa mburanira kurimo kurashyirwa ku ruhande hakagaragazwa izindi kesi, ariko njye nzakomeza ngume ku kuri. N'uyu munsi ndacyavuga ko ikoreshwa nabi ry'imbuga nkoranyambaga, kwangiza amazina y'abantu kuri social media, ubwicanyi bwahinduye isura busigaye buri kuri social media bukitwa agatwiko na showbiz. Ibyo ndashaka ko bihagarara. Niba abo bantu bumva narabakoreye amakosa narabavuzeho, mugende mujye ku macano yabo, hariho ibiganiro birenga 80%. Mujye kuri channel yitwa MIE, mujye kuri channel yitwa Isimbi TV, mujye kuri channel yitwa GB Rwanda, mujye kuri channel yitwa Dynamic Show, mujye kuri channel yitwa 3D TV. Ayo ni amacano yose yanyushije ibiganiro birenga 70 biki izina ryanjye bansebya. Uyu munsi nibo ndaburanira uburenganzira bwanjye, bagahita babihindura ngo yagurazanye ibivangura. Kuki hatarebwa icyateye agahinda kanjye ko mu mategeko birimo, mu itegeko nshinga ry'u Rwanda birimo ko mbere y'uko harebwa victime cyangwa uwakorewe icyaha agomba kubaza ese byatewe n'iki kugira ngo uwo muntu abe yakora icyo cyaha runaka. Kuki ibyo bitarimo kurebwaho hakarebwa ibyo amagambo navuze? Kuki hatarebwa agahinda k'ibyo natatse imyaka 4 yose kugira aho murizwa mu nama n'uwitwa Sabe Irene na Chita twahurizwaga mu nama kubera iki? Ndabahuza ibyavugiye muri iyo nama byari ibiki? muri rwego rw'abahuzaga yago twahujwe mu nama n'uwitwa Commissioner wa FPR Inkotanyi witwa Francine Havugimana atuburiza igikondo kwa Gishikiro. Yego ariko n'abandi bantu batandukanye sinimo kubarondora hano, ariko ngo niyo bari badutumije harimo ya mwaka nizo muri 2022 mu mezi abanza, I think n'atari 2021. abantu bazi ikozanyaho ryanjye na Sabe na Irene n'abandi abo bose bagende bareba leta babona amatariki ya Francine nimero ndayifite kuri Instagram ya Irene, kuri Instagram ya Sabe bagende bareba itariki bapostingiye amafoto yanjye nabo turi kumwe bavuga ngo twiyunze, bagende barabibona muri archive ko njye nabyo nigize posting n'ibyo na posting narabisibye. hanyuma yago Pondat ni gute abanyamakuru n'abanyamuziki n'abaki bose bakuviraho indimwe bakakwanga ku rwego rungana kuri urakoze kuri icyo kibazo cy'imbajuka wowe nawe uranabibonye. ndagendera ku byo watangaje. Abo bantu bose abenshi nakoranye nabo, abenshi narabafashije, abenshi twarafatanyije, abenshi twahuriye muri byinshi abo bose navuze. Tuze kuki mubona avuze naje muvuge Osakim, kuki naje muvuge Nkusi, kuki naje muvuge Kenise nkaza nkavuga bariya? None se abo bose niba ba muri creative industry, kuki navuze Seburikoko muri cinema, kuki navuze Clapton, kuki abo bantu bose njyewe natangiye gutotezwa guhera 2019 ubona muri radio DC icyo gihe abitwa bakazunguka bose bari mu banotezaga, ba Dekati bari mu banotezaga, bakasuku bari mu banotezaga, bamwe bagenda bahinduka nk'uko Kasuku yamaze guhinduka murabibona mwese. Abo bose banangiye 2000. ahangana nari nkibereye muri Zaire, ndi muri Zaire n'abantu biti bari kare, nari ndi gucukura agasegereti ndayibura njya gutera amakashi Bugande. Urumva rero mujye kuri radio DC murasanga iki kiganiro no cyabereye. urumva aho uri